neza nshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu cyangwa se mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uyu munsi ngarutse mu kiganiro n'undi cyo kivuga ku muryango. Uyu munsi noneho tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye biranga gusenyuka k'umuryango cyangwa se bitera gusenyuka k'umuryango. Tugiye kureba amagambo make ashobora gusenya umuryango cyangwa se akawubaka. Uyu munsi rero nakwinginze uze gukurikirana iki kiganiro cyanjye, ntuze kugenda utakirangije kugira ngo umenye byinshi kurutaho. Abantu benshi batekereza ko umuryango ushobora gusenyuka bitewe n'ubukene cyangwa se n'ibibazo bikomeye, ariko nyamara uyu munsi ndagira ngo mbabwire ukuri ngiye kubabwira, ndagira ngo mukumve. Ntabwo umuryango usenyuka kubera amagambo make, ahubwo usenyuka bitewe n'amagambo make ariko avugwa buri munsi, muri make ahoraho. Ibi ngibi rero uyu munsi reka tubiganireho kuri aya magambo ashobora kubaka cyangwa se agasenya urugo. Mu by'ukuri biratuma urushaho kumenya uburyo ukwiriye kubaka urugo rwawe, wowe ururimo nawe utararubamo, kandi umenye uburyo ushobora kuzarwubaka mu gihe uzaba warubonye. Kurikirana iyi video yose kugera ku musozo, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe wowe utarayikora, ndetse nawe wayikoze ukore like, uze gusharinga iyi video igere ku bantu benshi kugira ngo turusheho kugenda twubaka umuryango nyarwanda. Reka turebe rero ayo magambo. Ijambo rya mbere umuntu mubana ashobora kukubwira ndetse yahora ari kubwira bigatuma urukundo cyangwa se umuryango wanyu usenyuka ni iri ngiri: kuba ubana n'umuntu agahora akubwira ngo ntacyo umbwiye, ngo wese umbwiye iki. Iri ni ijambo rituma uribwiye yumva koko nta gaciro afite. Mu by'ukuri niba umuntu udafite ikintu umubwiye, muri make nta gaciro uba umufiteho imbere. Ijambo rya kabiri rero ni ijambo uhora ubwira umuntu ngo nyamara uribeshya. Komeza kwibeshya ku bintu, uhora wibeshya muri make. Iryo ni ijambo ribi cyane risenya icyizere cy'umubano w'abantu babana. Mu by'ukuri ntabwo ari ijambo ryiza. Niba warivugaga urekeraho, komeza ukurikirane n'andi magambo umenye ukuri. Hanyuma ijambo rindi rya gatatu ni ijambo rivuga ngo narakwibeshyeho kugushaka. Iyo menya sinkushaka, iyo ntashaka wowe. Iryo jambo ni ijambo ribi risenya urugo. Umva, iryo ni ijambo ribi cyane, nongere mbisubiremo rwose. Iri ni ijambo risenya urukundo bucece. Uribwiye ntabwo yongera kumva ko wamukunze, kandi koko nibyo nicyo bisobanuye. Bivuga ko wibeshya, hari criteria wari wagendeye kusanze ntazo agifite. Amagambo mabi rero ni ukuvuga ngo kuyavuga uyabwira umuntu mubana, mu by'ukuri ntabwo ari amagambo meza, kuko ayo magambo ntabwo yubaka. Urumva, niba ubwiye umuntu ngo wamwibeshyeho, ukibse, urumva gukomeza kugukunda byamugora, bisaba izindi mbaraga zitari zoroheje. Amagambo mabi rero ikibazo si ukuyavuga, ahubwo guhora uyabwira umuntu mubana. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza. Tugiye kureba rero igice cya kabiri, amagambo yubaka umuryango. Igice cya kabiri ngiye kubagezaho amagambo yubaka umuryango. Ayo magambo nujya uyahora uyavuga mu rugo rwawe, uyabwira uwo mubana, mu by'ukuri nta kabuza urugo rwanyu ruzarushaho gukomera kandi muzabana akaramata nk'uko mwabyiyemeje. Kurikirana video yose, ntuze gusigara rwose cyangwa se ngo uze kugarukira mu nzira, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Ijambo rya mbere rero ryubaka umuryango ni ijambo iyo ubwiye umuntu ikintu kubara kugatinda kumva rwose. Mu by'ukuri umva, iyo ubwiye umuntu ngo ndakumva, bituma gufungukira akakubwira n'ibindi yumvaga atari ready yo kuvuga. Mu by'ukuri rero iryo jambo ndakumva ni ijambo ryiza. Hari irindi jambo rikomeye cyane rigora abantu, rirushya abantu kurivuga, kandi nyamara niryo nkingi cyangwa se niryo fatiro y'umubano. Ijambo ryitwa mbabarira. Niba wakosheje, niba wavuze nabi, niba hari aho wahohoteye uwo mubana, ibuka kuvuga ngo mbabarira. Iri ni ijambo ryonyine rifite imbaraga zo gukiza cyangwa se rigasenya umuryango mu gihe utabashije kurivuga. Mu by'ukuri rero bagabo namwe bagore, munyemerere iri jambo ribe ku mutima yanyu, kandi kurivuga ntacyo bitwara, ahubwo ni ijambo ryubaka. Irindi jambo rero ni ijambo ryitwa urampagije. Mu by'ukuri umuntu muri kumwe iyo umubwiye ngo urampagije, ni we wenyine mfite, ni wowe muri make, ni we wanjye. Iryo ni ijambo ryubaka umuntu muri kumwe, rigatuma yumva yemewe.
muri make akunzwe, cyangwa se uwo bari kumwe nyine bari kumwe kubera ko bakagombye kuba bari kumwe. Urumva rero ni amagambo meza cyane. Ijambo rimwe, twongere twibukiranye, ijambo rimwe rishobora gusohora amagambo 100 mabi mu muntu. Niba mwarabibonye neza, ari igihe umugore n'umugabo bashwana ariko yavuga ngo mbabarira, umuryango ukongera ukiyunga, bakongera bakabana neza. Nuko rero hari ikintu ngira ngo twongere tuvuge. Igice cya gatatu, ni iki noneho twakora, ni ibiki dukwiriye gukora. Ikintu cya mbere dukwiriye gukora ni ugutekereza mbere y'uko tuvuga. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Ikindi kintu cya kabiri ni ukugira amagambo make ariko yuzuyemo urukundo. Aya ni amagambo yayandi twavuze yo kubwira umuntu mubana meza cyane. Wowe rwose niba uzi neza ko ayo magambo utayavugaga, gerageza uyavuge, urebe impinduka zigaragara mu muryango wawe. Ikindi kintu cya gatatu, wige kuvuga mbabarira niba utari usanzwe ubivuga. Ibyo ni ibintu byiza bizarushaho kukubakira umuryango. Ikindi, ibuka uwo muri kumwe cyangwa se uwo muri kuvugana ntabwo ari uwo muhanganye, ahubwo ni uwo mubana. Urumva rero kuba uri kubwira amagambo mabi umuntu mubana, mu by'ukuri nawe ujye utekereza ko ari umuntu, kandi mu by'ukuri umuntu ni umuntu nyine. Yego, niba wifuza rero guhindura umuryango wawe, hari uburyo mwari mubanye wenda bitari sawa, ukaba wifuza kuwuhindura, nutangirire gukora ibyo bintu mubwiye. Utangire kuvuga amagambo meza, utangire kuganira neza, utangire kumva nyine umuntu muri kumwe aguhagije, ari umuntu wawe. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byiza cyane. Tangira ku magambo make uvuga buri munsi. Amagambo uvuga buri munsi aba ari amagambo yuzuye urukundo, yuzuye imbaraga zo kubaka atari zo gusenya. Murakoze cyane rero. Ese we ni ayahe magambo utangira kuvuga uyu munsi? Hera uyu munsi uvuga amagambo meza, uyabwira uwo mubana, urebe uburyo umuryango wawe urushaho gutera imbere ndetse ukarushaho no gukomeza urukundo n'umubano. Murakoze cyane rero. Ni Arisho ya TV show. Kurikirana video yose kandi ukurikirane n'ibiganiro byanjye, turushaho kwiyubaka mu muryango nyarwanda. Murakoze cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Ciao.